بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، dukomeje n'isomo ryacu alamul malaikati al-abrar, ibiremwa by'abamarayika abarangwa n'ibikorwa byiza, mu gitabo al-aqidatu fi dawi al-kitabi wa sunnah, imyizerere mu rumuri rwa Qur'ani na sunna, cyanditswe n'umumenyi Professor al-Ustadh Dr. Umar Sulaiman Abdullah al-Ashqar rahimahullahu ta'ala, Allah amugirire impuhwe. Ku byiza tugejejeho, atugezaho ubumenyi bugendeye kuri Qur'an na hadithi z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Amasomo twize ageze kuri 18 akuye muri audio 14, yose akuye mu somo rimwe twahereyeho, cyangwa se twakwita ko ari sifatuhum wa qudratuhum, ibisingizo cyangwa se imiterere y'abamarayika n'ubushobozi bwabo. Muri ibyo bisingizo twarebye uburyo bateyemo, imiremekere yabo, nyagasani yabaremye gute, bameze gute. Twarebye uburyo baremetse ku burebure, tureba imico yabo, mu buryo bamezemo twarebye uburyo baremetsemo, tunareba n'imico yabo arizo sifatuhum al-khuluqiyya, ibibaranga mu mico. Nanone tureba hamwe qudratuhum, ubushobozi bwabo, mu masomo aheruka. Ayo masomo yose twayizeho ku burebure, akaba akubiye mu somo rimwe. Rero maze kubabwira uko bameze n'ubushobozi bwabo. Tugiye ku kindi gice kidafite amasomo menshi. Muri iki gitabo gifite impapuro 3 zonyine, aricyo nakwita nk'isomo rya kabiri, ariko nanone ikaba ari isomo ryacu muri audio yacu, isomo rya 15. Al-faslu ath-thani, ibadatu al-malaika, ibada y'abamarayika. نظرة في طبيعة الملائكة, tugendeye cyangwa se tunarebye mu miterere y'abamarayika uburyo bateyemo. Al-malaikatu matbu'una ala ta'ati Allah, abamarayika baremetse mu kumvira Allah subhanahu wa ta'ala, mu kumvira amabwiriza ye no mu kumwubaha. Laysa ladayhim al-qudratu ala al-'isyan, ntago bafite ubushobozi bwo kuba bakwigomeka. قال تعالى, nkuko nyagasani bivuga muri suratu at-tahrim aya 6, la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ntago bajya bigomeka kuri nyagasani wabo ibyo abategetse, kandi bakora ibyo bategetswe. Ngo ntago batinda, ntibakereza amabwiriza ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh ati fatarukuhum lilma'asiyati wa fi'luhum lita'atin jibilla, ngo kuba bareka ibyaha, kureka ibyaha kwabo no gukora ibyiza kwabo, ngo biri mu miterere yabo. La yukallifuhum adna mujahada li'annahu la shahwata lahum, ngo ntabwo bibasaba umwete nubwo waba mutoya kugira ngo bumvire nyagasani, ngo kubera ko ngo nta shahwa bafite, nta byiyumviro bagira nk'ibya bene Adam, ngo bumve bashaka gukora ibyaha, cyangwa se ngo ibada bumve irabananiye, bagira ubunebwe. Twabonye ko batagira ubunebwe. Sheikh akomeza agira ati, ولعل هذا هو السبب الذي دعا فريقا من العلماء إلى القول إن الملائكة ليسوا بمكلفين
وإنهم ليسوا بداخلين في الوعد والوعيد. Sheikh ngo wenda iyi niyo mpamvu yatumye bamwe mu bamenyi bagenda kumvuga ivuga ngo abamalaika ntago bahabwa amabwiriza, ngo ntago binjira muri wa'd wal wa'id, muri babandi bahabwa amabwiriza batayubahiriza bakazabona ibihano, cyangwa se bayubahiriza bakazahembwa bakazabona ibihembo. Tubona ntago bari muri uwo muryango. Sheikh ati wayumkin an naqula, wenda tuvuge gutya cyangwa se birashoboka ko twavuga gutya, imvugo niyo nziza, innal malaikata laysu bimukallafina bitakalif nafsiha allati kullifa biha abna'u adam. Ngo mukuri abamalaika ngo ntago bahabwa amabwiriza nk'ayo bene Adamu bahabwa. Ntago amabwiriza yabo n'ayacu ari kimwe. أما القول بعدم تكليفه مطلقا فهو قول مردود. wariko kuba twavuga ngo ko badahabwa amabwiriza muri rusange nyine bitabareba, ngo iyo mvugo ntago ari imvugo iboneye, ntago twayemera, turayigumiza kuri ba nyirayo. فهم مأمورون بالعبادة والطاعة. ngo kuko abamalaika bategetswe gukora ibada no kumvira Allah subhanahu wa ta'ala, kuko twebanye masomo yacu yabanje abagaragu b'Imana barategekwa. Naam, barategekwa. Atanga dalili iboneka muri suratul Nahl aya 50 aho Nyagasani avuga ati yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. ngo batinya umurezi wabo Nyagasani wabo hejuru yabo, ngo kandi bashyira mu ngiro ibyo bategetswe. Allah yakhafuna rabbahum min fawqihim, batinya Nyagasani wabo umurezi wabo hejuru yabo. Ibi ni bitwereka yuko abamalaika ba Allah subhanahu wa ta'ala nkuko twabibonye baba mu kirere, ntago baba hasi. masakinu hasama, ubuturo bwabo bw'abamalaika ni mu kirere. Nanone kandi iyi ni dalil, ni gihamya ikomeye, ikaba inasubiza iri raddun, isubiza babandi bavuga ngo Nyagasani ngo Allahu fi kulli makan, ngo Allah subhanahu wa ta'ala ngo ari ahantu hose. Bivuze ngo tugende kuri iyo mvugo, ku mvugo yabo byaba bivuze yuko abamalaika bivuze yuko Allah subhanahu wa ta'ala ugiye no muri toilette wamusangayo. Subhanallah, imvugo ntago ibone, ntago ari imvugo nziza. Allah subhanahu wa ta'ala ari kumwe natwe kubw'ubumenyi bwe, ari kumwe natwe n'ibiremwa bye ahantu hose kubw'ubumenyi bwe, ari ahantu hose kubw'ubumenyi bwe buhambaye. Ariko tuzi yuko ari hejuru ya arshi ye, hejuru y'ibirere birindwi, hejuru ya arshi yiwe ahirengereye. Ntago tubaza ngo mu buhe buryo, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala atandukanye n'ibiremwa. Allah subhanahu wa ta'ala ntago ameze na buri kimwe mu biremwa bye. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Kubw'ibyo rero iyi ni dalil igaragaza ko Allah subhanahu wa ta'ala afite ahari, kandi ntago bikuraho ko ari umurezi ukomeye, umuremyi utagereranywa n'ibiremwa bye. yakhafuna rabbahum min fawqihim, batinya umurezi wabo hejuru yabo. Bivuze ngo abamalaika bari hafi ya Nyagasani kuturusha twebwe. wayaf'aluna ma yu'marun, kandi bubahiriza ibyo bategetswe. Iyo niyo mahallu shahid kubyo twari turi kuvuga, no kuvuga ngo imvuga wayaf'aluna ma yu'marun, banashira mu ngiro ibyo bategetswe, nibigaragaza yuko abamalaika ba Allah subhanahu wa ta'ala bategekwa, kandi nabo bagomba kumvira amabwiriza bahawe na Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi ni aya iboneka muri suratul Nahl aya 50. وفي الآية أنهم يخافون ربهم، والخوف نوع من التكاليف الشرعية
بل هو من أعلى أنواع العبودية كما قال فيهم وهم من خشيته مشفقون. Sheikh ati nkuko tubonye muri iyi aya ko bahabwa amabwiriza, muri aya ngo icyo tubonyemo nuko batinya umurezi wabo Allah subhanahu wa ta'ala. Ngo kandi gutinya ni mu buryo bugaragaza ko umuntu ahabwa amabwiriza muri sharia Islam, ko umuntu atinya umuha amabwiriza, umuyoboye, umufiteho ubushobozi. Ngo muri sharia Islam ni bigaragaza ko bahabwa amabwiriza rero, kuba bafite ubwoba, bagira ubwoba nyagasani. Ngo ahubwo kugira ubwoba ngo ni na ibada iri hejuru cyane. Nkuko tubizi dutegetswe kuba twatinya Allah subhanahu wa ta'ala, n'abatinya nyagasani nibo bagaragu beza. Kubw'ibyo rero ngo no mu gutinya Imana ni bigaragaza urwego ruri hejuru mu kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala. Ngo nkuko nyagasani abibavugaho abataka avuga ngo wahum min khashyati rabbihim mushfiqun, kandi bo mu kumutinya bari menge, ngo batinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayitangira ivuga ngo aya mu suratul anbiya aya 28, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهم من خشيته مشفقون. Allah ati azibiri imbere yabo n'inyuma yabo, ntibanavuganira uretse uwo yishimiye. وهم من خشيته مشفقون, kandi bo mu kumutinya bari menge. Uyu museka tugarukiye aha ngaha muri iki gice. Ubutaha tuzakomereza kuri makanatul malaika, umwanya w'amamalaika insha Allah ta'ala. Musaba nyagasani ko yakomeza kudushoboza kandi akatwakirira iki gikorwa, kandi dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha kuba mu bavuga bagendeye kuri gihamya, dore ko ari wo muyoboro mwiza twasigiwe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kandi dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko aya masomo yagira ingirakamaro kuri buri wese uyumva na buri wese uyakurikira. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in.